nkuko bisanzwe aha ni kuri Cyomoro TV cyangwa se ubwami bw'Imana buganze. Ndabahaye karibu, mbahaye ikaze aha hantu kuri Cyomoro TV, nkuko kandi bihora nkuko murambe babwira kenshi, ndabifuriza amahoro y'Imana. Kabone nubwo ubuzima butaba bumeze neza, kabone nubwo waba urwaye cyangwa se bitarimo kugenda nkuko ubyifuza, ariko ndakwifuriza kugubwa neza, ndakwifuriza amahoro y'Imana, kandi nkwifuriza gukomeza kugubwa neza aho uherereye hose n'ibihe byose waba urimo. Imana nigumisha cyane. Tugize amahirwe rero menshi kandi adasanzwe hano kuri Cyomoro TV cyangwa se ubwami bw'Imana buganze. Tugize umushyitsi kandi mwiza cyane ngira ngo muramubona, mwiza rwose. Imana muhumugisha, turakwakiye cyane mu izina rya Yesu. Ndagira ngo abanze abibwire, tuze gusenga, tuze kwinjira no mu kiganiro cyacu neza cy'uyu munsi. Imana ishimwe. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Byiringiro Valentin, ndi umuririmbyi uririmba indirimbo zo kuramya Imana ndetse no kuyihimbaza. Rero Uwiteka Imana yemeye ko uyu munsi tuza kubana muri iki kiganiro hano kuri Cyomoro TV. Turanezerewe cyane kubana namwe, murakoze cyane. Arakoze cyane, ngira ngo mwamwumvise, ni Byiringiro Valentin. Tumuhaye ikaze rwose, tumuhaye ikaze. Yambwiye ati uyu munsi ndashaka gutaramana namwe, ndashaka kubaririmbira, kandi mfite ibintu byinshi biri ku mutima wanjye, azanagaruka birumvikana, ariko by'umwihariko tumuhaye ikaze rwose. Nguhaye ikaze cyane, ndakwishimiye rwose. Ndagira ngo dusenge Imana, hanyuma duhe Imana ikaze muri kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Turacyari kumwe, tuzahorana, azakomeza kugenda abana natwe. Munyemerere tumwemerere asenge. Byiringiro, ndashaka gusenge, kandi abizi kuri umurokore mwiza, uri umukristo. Agira ngo ufate umwanya usenge, usengera abantu bagiye kudukurikirana, kugira ngo Imana irusheho kuba umugisha no kubana natwe kandi muri iki kiganiro cyacu. Murakoze cyane, ni umugisha ngize wo kubasha kugira icyo mbwira abadukurikiye. Imana ni nziza kandi irakora, niyo mpamvu muri byose dukwiye kujya tubanza tukayiyambaza cyane. Mana nziza, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana y'inyembabazi, kandi tugushimiye kuri Imana igira neza. Tugushimiye ko wabanye natwe mu minsi yose duhereje inyuma, tugeze mu mpera z'umwaka 2024. Data nushimwe, waraturinze nta gikuba cyacitse, warinze itorero ryawe kandi urihagararaho. Data nushimwe kandi ushyirwe hejuru. Tweretse ibiganiro bigiye kubera hano Data, bibi byo guhumuriza imitima y'abatenebutse, kandi Data bibe ibyo kugira aho bikura umuntu ndetse n'aho bimugeza. Data tuyoborwe nawe, tuyoborwe n'umwuka wera wawe. Data ubane natwe muri byose, tubisabye twizeye ku bw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Arakoze cyane gusenga. Mwese tubahaye ikaze, nkuko nahoze mbivuga kenshi cyane. Turishimye kuboneka no kubana muri iki kiganiro. Turishimye cyane natwe. Ndabibona mwakoze neza. Imana ishimwe cyane. Ariko kandi ntabwo twatangira ntamuhaye umwanya ngo banze usuhuza abantu, by'umwihariko na wa muntu nzi ukunda cyane nawe umusuhuze, hanyuma ugire n'ijambo mubwira muri uyu mwanya ndetse n'abadukurikiranye muri uyu mwanya basuhuza. Ni byiza cyane, urakoze, kuko buriya umuntu yaguhaye umwanya ngo usuhuze inshuti zawe, hari ikintu aba agukoreye cyane. Kwenda ntabwo nari nabyibutse uyu munsi kubahamagara, ariko noneho barabibona, bamenye ko nabasuhuje. Mbere na mbere rero ndasuhuza umubyeyi wanjye wankize ku isi, ni mama, ndamukunda cyane, ahari rwose yubahwe. Ndasuhuza abavandimwe banjye muri rusange, mushiki wanjye, mukuru wanjye ndetse na murumuna wanjye. Nkasuhuza inshuti n'abavandimwe. Ndasuhuza abantu baherereye Kabarore hariya muri Gatsibo. Ndasuhuza abantu baherereye i Kigali. Ndasuhuza Aimable Ngamije. Ndasuhuza abantu bari hariya Kabarore witwa Gisera hariya mu isoko, ni inshuti yanjye cyane, ndamusuhuje. Ndasuhuza Ingabire Diane hariya kuri Wisdom cyane, ndamusuhuje. Aharagubwe neza kandi Imana imugire neza, duhana umugisha. Murakoze cyane. Umuntu ashobora kwibaza ati Valentin abarizwa he? Urumva uravuze ati mama wambyaye ahangaha, ariko si ubarizwa he muri iki gihe? Urakorera Imana mu kihe gihe, agana hehe, kugira ngo tusheho kumvikana neza, abantu base bakubasheho kumenya Imana yacu nk'umuca cyane. Ni byiza, murakoze cyane. Buriya umuntu agira adresse, agira adresse y'aho akomoka. Niyo mpamvu ngewe mvuka mu karere ka Kayonza hariya ahitwa
mu murenge wa Murama hariya ni hafi na Kabarondo gato ariko ubwo ni muri Kabarondo niho mvuka. Hanyuma rero ubusanzwe ubu ngubu mbarizwa hano muri Gatsibo Kabarore epfo umanutse ujya mu Mutara niho mbarizwa. Hanyuma ndi umuririmbyi nk'uko nabibabwiye hariya muri korali Baraka itorero rya Kabarore ni muri ADPR. Yesu yangiriye ubwo buntu bwo kumuhamya no kumwamamaza. Imana niduhana umugisha. Gumusha cyane tuboneyeho gusuza abantu bari Kabarondo, dusuze Mbyari ingabo ari hariya Kabarondo ndetse na Peter Kabarondo hariya hafi no ku isoko. Turabasuje cyane abantu bari Kabarondo by'umwihariko kandi umubyeyi wabyaye Byiringiro Valentin tumwifurije amahoro no kuza kuramba, tumubwire ngo ntugasaze kandi rwose ntugashavure. Tugushimiye cyane uburyo bwose wagize neza kwemera kandi ukabera Imana inzira kugira ngo Byiringiro uyu munsi yabarike. Imana igumusha cyane mubyeyi mwiza. Abantu bari Kabarondo mwese n'amakayonza mwese tubifije amahoro y'Imana, ndetse n'abantu bari hari Kayonza mu mujyi dusuze Fideli cyane tukifije amahoro y'Imana. Abantu bahereye mu gice cyose cya Kayonza tubifurije umugisha w'Imana. Imana ibaha umugisha cyane. Kimwe tuze Kabarore Gatsibo aho barizwa ubu munsi tubasuze cyane kandi korali Baraka cyane. Imana ibaha umugisha ndabakunda cyane. Tubifurije amahoro y'Imana korali Baraka ndetse na Gape ya Kabarore ndetse nikoreye Byiringiro waririmbyemo wagira ngo na Goshene yego. Tubasuze cyane tubifuriza amahoro y'Imana ndetse na Giselle ya Kabarore mu isoko niko bavuze. Tubifuriza amahoro y'Imana. Nanjye nsuje cyane kandi mukecuru wanjye ari ku Gisozi nawe ugubwe neza mukecuru mwiza nawe. Tugutuye indirimbo nziza uri bwumvire kuri uyu muririmbyi uyu munsi umukozi w'Imana mugenzi wawe. Imana igumusha cyane kandi isuze cyane abaririmbyi bari Gasave ari ku itorero rya Gasave turabasuje. Korali Hamya Ukuri, korali abakundwa na Yesu turabasuje cyane tubifuriza amahoro y'Imana. Turabakunda cyane hano kuri Cyomoro TV tubahaye ikaze risesuye ku bantu mwese mudukunda mutuzirikana. Imana ibamusha dusuza abantu bari Gikoma hariya muri Gatsibo namwe turabasuje cyane ndetse na Zabugorora hose bucyanani Samuel ndagusuje cyane umuhanuzi uherutse ahamya muramwibuka. Tumusuze tumwifurize amahoro y'Imana n'abandi mwese. Imana ibishimire cyane. Tugize amahirwe rero muri uyu mwanya twasenze Imana nagira ngo twumve Byiringiro Valentin. Murakoze cyane. Imana ibamugisha. Byiringiro bye ajya ati ndi umuririmbyi nagira ngo abanze aturirimbire hano. Yambwiye ati byanga byakunda ngomba kuririmbira abakunzi bo kuri Cyomoro TV. Murakoze cyane. Yesu niwe muganga uruta abandi baganga, niwe cyomora imitima ikomeretse. Yesu niwe muganga uruta abandi baganga, niwe cyomora imitima ikomeretse. Yesu niwe muganga uruta abandi baganga, niwe cyomora imitima ikomeretse. Avura indwara zananiranye yirukana karande ku bantu, niwe cyomora imitima ikomeretse. Yesu niwe muganga uruta abandi baganga, niwe cyomora imitima ikomeretse. Wowe wumva uruhijwe n'umubiri, wowe ufite intimba mu mutima, ngwino Yesu musange arakugirira neza. Yesu niwe muganga uruta abandi baganga, niwe cyomora imitima ikomeretse. Imana imumusha cyane agira ati Yesu niwe cyomoro niwe muganga uruta abaganga. Imana ishimwe cyane. Ndamukunda cyane. Akanumva karyoshye cyane. Imana ishimwe cyane. Reka tubabwire ngo Yesu niwe cyomoro, Yesu niwe muganga ubasha gukiza umuntu, ubasha kugira neza umuntu mu rwego rwose yabaherereyemo.
Imana ishimwe cyane. Imana rero ibiteho muri uyu mwanya kandi Imana yacu ishimwe cyane. Nagira ngo tumunamuganize tunaganire. Yahoze avuga ati no muri uyu buryo bwose butandukanye, ariko ndumva injyana ari nziza cyane, ndumva mu ndirimbo zaririmbiye Imana arizo ziryoshye cyane. Hari indi njyana wumva ufite zirenze izigizwe zo numva zigeze ku mutima. Imana ishimwe cyane. Murakoze cyane. Buriya ntabwo mbizi nimba ari za gakondo, nimba ari uguhamiriza, ntabwo mbizi, ariko wavuze ngo urimba n'izindi, ariko ntabwo mbizi. Wenda tuzabigarukaho mu bindi biganiro, cyane ko uyu munsi tutari butinde cyane, tuzabigarukaho mu bindi biganiro, ariko by'umwihariko ese urabyina ugashyiramo amajwi ukabyina, ntabwo mbizi, ariko tuganirire kugira ngo tumenye neza itandukaniro by'ibyo bintu. Imana ishimwe cyane kandi Imana yaciye imbabazi. Murakoze cyane. Ubundi nk'uko natangiye mbibwira, ndi umuririmbyi. Buriya umuririmbyi ni umuntu uririmba ariko atanga message nziza, ifite ikintu runaka ishaka kuganishaho. Rero indirimbo zose mu buryo bushoboka ndaziririmba. Hari izo dukunda kwita ngo nizimbaza Imana, ariko nanone tukagira n'izo mu buzima busanzwe zitanga message. Ngira ngo wenda abantu babasha kumurikirana ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube babasha kubona ibyo bihangano, kandi nyine bakabona ko ntacyo bitwaye. Rero nkunda Imana, nkunda gusenga, ariko kandi nkunda no gutanga message muri societe tubamo mu buzima bwo hanze. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Aragira ati by'umwihariko ngewe ubutumwa bwakubaka abantu mu buryo bw'imiririmbire bwose nshobora kubutanga. Wenda mu bindi biganiro azatuganiriza aturirimbire n'ibyo biganiro n'ibyo bice bindi by'ibindi byatuma abantu bubakwa bidashingiye wenda ku ijambo ry'Imana, ariko bifite ubutumwa byaha abantu. Ndabizi ko mu bindi biganiro tuzagirana kandi tuzaba turi kumwe nawe, ndabizi ko bitwemerera n'isezerano. Oya, ndabibemereye cyane. Azakomeza kugenda abana natwe mu bindi biganiro bizagaruka, azarushaho kutuganirira aturirimbire n'izindi njyana zijyanye n'izindi tari zizaririmbiye Imana umunsi turirimbira. Imana imumusha cyane. Rero ndamwishimiye cyane. Ariko uyu munsi dufite ubutumwa butoroshye tuza gutanga ku bantu bafite ibibazo, ku bantu bafite barwaye, ku bantu bafite ingorane zitandukanye. Tubaza kubabwira ngo Yesu niwe ki? Niwe muganga. Niwe muganga, niwe cyomoro. Imana ishimwe, cyomoro imitima igize gute ibabaye. Imana ishimwe cyane. Rero ntabwo byoroshye muri iki gihe cya none, kuko ubuzima bwacu bufite ingorane zitandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hari ababa barwaye, abari kwa muganga, abari mu magereza, ndetse n'ahandi hatandukanye, ndetse no mu ngo zabo, ndetse no ku buriri barembye bafite ibibazo bitandukanye. Abo tuje kubabwira ngo Yesu niwe muganga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu niwe muganga ubasha kugira neza buri wese mu ruhande rwiwe. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu niwe muganga. Imana ishimwe cyane. Ntagiye cyariho cyo mu buzima bwacu turarwara bibi mu buzima bwacu. Hari abo twari tuzi bari barwaye, Yesu yigaragaza nk'aho ariwe muganga mu buzima bwacu. Imana ishimwe cyane. Ariko igihe cyagize turarwara, ntabwo mbizi ko nawe byabayeho mu buzima bwawe, ariko igihe cyagize mu buzima bwacu cyese bwanjye bwite ndarwara birakomera cyane, ariko mbona Yesu, mbona Imana ibonetse mu buzima bwanjye kandi irankiza. Imana ishimwe cyane kandi Imana yacu ihimbazwe. Ndagira ngo wenda tugire icyo twihanganisha abantu muri uyu mwanya, ugire ijambo wabwira abantu barwaye, abantu bafite ingorane, cyane ko tuzasubira mu bindi biganiro, ntabwo turi butinde cyane, tuzasubira mu bindi biganiro. Ndagira ngo rwose mwumve, mubumve. Imana ishimwe cyane kandi Imana yacu ihimbaza. Ndagira ngo uganirire abantu, hanyuma ugire ikintu babwira. Imana ishimwe cyane. Mbere na mbere ndashima Imana cyane ko buriya Imana igushyize ku isi iba ifite umugambi ku buzima bwawe. Rero ikintu nabwira abantu bafite inimba cyangwa se bibaza ati ejo bizagenda gute, bizamera bite, nababwira ngo Yesu ni muganga, arakora. Njya nkunda gutanga ubuhamya. Kera nyiri umwana najyaga nkunda nko kuba nafata wenda nk'umubirikira, urabizi uyu nguyu basukishaga umutobe, ndawuzi cyane. Noneho nkafata uwo mubirikira nkawukoresha nka mikoro, noneho nkajya nkuririmbiramo kugira ngo bise n'ibirangurura. Noneho umuntu wese unciye akavuga ati uyu mwana afite impano, nayikomeza izamugeza kure. So rero ibyo abantu batwaturaho rimwe na rimwe bijya bidukurikirana, bikatugirirwaho. Hanyuma rero nabwira umuntu nonaha ufite inimba, nabwira umuntu wihebye bibaza uti ejo bizagenda gute,
nababwira ngo Yesu ni igisubizo kandi yaratubambiwe amena amaraso ye ndakeka nta cyatuma abura kugirira neza umuntu yitangiye. Murakoze cyane. Dushimiye Imana ko ifite ubutware bwinshi n'ubushobozi bwinshi bwo gukiza abarwayi, bwo gutabara buri wese uri mu ntambara zitandukanye. Yakobo ne wandikiye Imiryango 12:5 yabivuga ngo hahirwa umuntu ihangane mugerageza kuko namara kwemerwa azakoreshwa ibyo. Imana ishimwe cyane. Twagira ngo tubakomeze ku Mana, tubabwire ngo haracyariho ibyiringiro kandi Yesu niwe muganga, niwe cyomoro ku buzima bwacu, niwe muganga, niwe wagufasha mu bibazo uhuye nabyo muri iki gihe cya none. Imana ishimwe cyane. Mushimire cyane wowe wadukurikiranye muri uyu mwanya. Mwifurize ubuzima bufite ubutabazi, mwifurize ubuzima bufite kurengerwa n'Imana, kuko Imana yacu, kuko Imana ariyo cyomoro cy'ubuzima bwacu. Imana ishimwe cyane. Tubashimire mwebwe mwadukurikiranye, tubifurize ubuzima bubonye ubutabazi. Imana ishimwe. Haleluya. Imana yacu rero nihimbazwe kandi himbarizwe mu buzima bwacu, kandi rwose igutabare kurengera mu bihe bidasanzwe ufite bikugoye. Imana yacu nikugirire neza. Dushimiye Imana yabanye natwe muri iki kiganiro. Imana nishimwe cyane. Imana iduhe umugisha kandi Imana nawe guhanisha natwe. Dushimire abantu mwese mwadukurikiranye, tuzakurikira mu ndi biganiro bizakurikira kandi rwose tubararikiye kubiza gukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Cyomoro TV cyase ku bwami bw'Imana hano Buganze. Turifuza ko Imana yakomeza kugaza mu buzima bwanyu, turifuza ko kwakomeza kubona ubutabazi budasanzwe ku buzima bwanyu bwa buri munsi. Imana ishimwe cyane. Imana rero nibaho umugisha. Ntabwo twasoza atongeye gusubira karakana ririmbye mu kanya musheka afashije umutima wanjye tuhite tugasengeramo, hanyuma tubifurize gukomeza kugubwa neza. Imana ishimwe cyane. Wenda arimba kamwe gusa shiro na karofure, hanyuma dusenge tubifurize umugisha w'Imana dusoza. Imana ishimwe cyane kandi Imana yaciye imbabazi. Murakoze cyane. Mbere na mbere wenda tugiye kuririmba iyo ndirimbo, reka banze mbibutse n'ahantu badukura ko hari abantu yatubaza ati twabasanga he, twabona dute. Ni byiza ko tubabwira adresse nziza cyane y'ahantu badusanga. Mu busanzwe nkoresha YouTube, urandikamo Valentin Byiringiro, ubone ibihangano byanjye. Hanyuma kandi ikindi badusura kuri izi mbuga zindi dukoresha nka WhatsApp, bajya batwandikira. Nkoresha nimero 078 76 21 niyo nimero badusanga. Iyo nimero ushobora kumuboneraho, ushobora kumuha ibitekerezo, ushobora kumuha ubujyanama, ushobora kumutera inkunga kandi bizikora yakira cyane. Yes, ushobora kumutera inkunga, birashoboka cyane. Tukwemerera rwose iyo nimero niyo wamuboneraho. Kandi pe ni n'umukozi w'Imana n'umunyamasengesho, ni n'umuririmbyi mwabyumvishe, ashobora no kuririmba rwose ibintu bigakemuka. Imana ishimwe cyane. Tugwaye ikaze rero kuri iyo channel ye yitwa Byiringiro Valentin. Ibyo byonyine ni Valentin wandikamo Byiringiro, hanyuma mukamukurikirana. Afiteho n'indirimbo n'ibindi kandi bizakomeza bicaho n'ibindi biganiro bitandukanye. Kandi rwose tubarakiye kumiza gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Imana ibamugisha. Tubihanganisha abantu mwese mufite ingorane zitandukanye, tubabwire ngo Yesu niwe muganga, Yesu niwe cyomoro imitima ibabaye. Imana ishimwe cyane. Bavandimwe beza, mwakoze cyane. Ariko kadusoreshe ako kantu gato turirimbiye, kandi ubutaha tuzakomeza n'ibiganiro dusoza. Imana ishimwe cyane. Yesu niwe muganga uruta abandi baganga, niwe cyomoro cyomora imitima ikomeretse. Yesu niwe muganga uruta abandi baganga, niwe cyomoro cyomora imitima ikomeretse. Wowe ubabaye ngwino umusange, Yesu mwamara kuruhura, niwe cyomoro cyomora imitima ikomeretse. Wowe uruhijwe n'umubiri, ayo maganya yazanire Yesu, niwe cyomoro cyomora imitima ikomeretse. Yesu niwe muganga uruta abandi baganga, niwe cyomoro cyomora imitima ikomeretse.
arakoze cyane, tumushimire cyane umwanya duhaye, kandi tukurarikire gukomeza gukurikirana ibindi biganiro bikorerwa ahangaha, kandi tukwifuza kuzagaruka. Ndabyishimiye cyane, murakoze kuzagaruka. Imana ibahumugisha cyane, mwakoze kudukurikirana. Kadusenga Imana, hanyuma dusenge kugira ngo Imana ibagire neza aho muherereye mwese. Imana ibahumugisha kandi Imana ibishimire. Reka dusenge hanyuma dusoze. Imana ibahumugisha. Nyagasani Imana, turagushimiye, tugushimiye ko udahinduka, tugushimiye uburyo wabanye natwe, tugushimiye ko hari imitima y'abananiwe ugiriye neza, tugushimiye ko hari ibidasanzwe ukoreye mu buzima bwacu, nuhimbazwe. Reka buri wese mu ruhande rwe umugire neza, kandi utabaye ubuzima bwa benshi, abarwayi abaryo no hino batabaye nk'Imana ku buzima bwabo. Urakoze ko dufite nk'Imana nk'umutabazi ku buzima bwacu. Urakoze kugiye kwerekana mu buzima bwa buri umwe, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe. Amen. Murakoze cyane, mwakoze kudukurikirana naho mu bindi biganiro. Imana ibamusha cyane.